byagenze neza. Uranatubwira ubyo nakaburushe niyo ndakunda burushe gatamire nakawe nacyo mwese kamera bimeze bite Bimeze sawa. nyuma y'uko batijwe se nagira ngo tubwire nyuma y'uko batijwe wabatijwe yaye mazina asibatizwa kwa kundi tubwira bimeze bite muri rusange Ndakitwa kwa kundi. kitwa kamikazi gitaye mbese ushyiremo akantu akazina ka gikirisi witwe nka Ntabwo nigeze mpindura. ntabwo wifuje guhinduramo gatoya kubera ko igihe inama umuntu witwa Nawe ninjye wabyitekerereje ntabwo nashakaga guhindura. Ntabwo nyibuza. ariko usigaye nuko utazishaka koko cyangwa nuko wanze ko zigaragara kuri kamera Oya ntabwo mba nzishaka. ntabwo uzishaka nta n'ubwo ujya uzimba wunda gukurikirana amapereza Ntabwo nazi. hanyuma rero umubatizo se wagiye Byagenze neza. Isano. kamika bigeze Ni byiza. umeze fresh ndagusohokanye rero ariko ntabwo wari ubizi ntabwo wari uzi ko nshaka kugusohoka Ntabyo nari. gusa wari uri Nari ndi mu rugo. nifuje ejo warabatijwe abantu wenda barabibonye nzaha tukaganira ukatubwira se wabatijwe gute ikirori cyagenze gute muri rusange Byagenze neza. uranatubwira ubyo nakaburushe niyo ndakunda burushe gatamire nakawe nacyo mwese kamera bimeze bite Bimeze sawa. nyuma y'uko batijwe se nagira ngo tubwire nyuma y'uko batijwe wabatijwe yaye mazina asibatizwa kwa kundi tubwira bimeze bite muri rusange Ndakitwa kwa kundi. kitwa kamikazi gitaye mbese ushyiremo akantu akazina ka gikirisi witwe nka Ntabwo nigeze mpindura. ntabwo wifuje guhinduramo gatoya ninde wakugira inama umuntu witwa ninde wakugira inama umuntu witwa Nawe ninjye wabyitekerereje ntabwo nashakaga guhindura. abantu bari kukubona rero uri kumwe na Rugamba wenda nyine bari kumubona uno munsi naje ngo ubabwire warabatijwe ariko nifuje ko tuganira nyuma y'uko ubatijwe hari abantu bakubonye bwa mbere uri gusanga ku muhanda bavuga kandi kazini yajya muri korali nta n'ubwo uri kumwe inzoga Ntabwo nyibuza. ariko usigaye nuko utazishaka koko cyangwa nuko wanze ko zigaragara kuri kamera Oya ntabwo mba nzishaka. ntabwo uzishaka nta n'ubwo ujya uzimba wunda gukurikirana amapereza Ntabwo nazi. hanyuma rero umubatizo se wagiye Byagenze neza. byagenze neza nta kibazo nyuma mu buryo bikunze twiganirire ariko ibintu byose bigiye bimeze banza ujyemo numara kugenda dukomeze tuganire nta kibazo ibintu byose bigende birushaho kuba byiza turacyakomeza kugenda rero tuganiramo buke bukeya n'umukobwa wacu kandi wanyu mwese kamika ubu ngubu ugiye kujya muri korali se ugiye kujya muri korali ni ibiki byakugoye ujya kubatizwa Byangoye. Byangoraga mu buzima. Numvaga ko bitashoboka nyine. Icyo kintu cyabaga kingoye nayo mfite gutekereza cyane. Gatuma koko nanjye najya mu mazi nk'abandi. hari kujya mu mazi ariko ko gutekereza ko utajya mu mazi kubera uvuga ati ko nyikora ibyaha
oya nyine utekereza hari n'ukundi watekereza ugatekereza ibyahise uvuga ati koko nanjye najyamo koko. hanyuma rero hari abantu badukurikiye bagiye bakubona bafite akana ko ku muhanda kakoraga gutya na gutya kamenya ibiyobyabwenge ese kazashoboka ni icyo uri kubabwira rero ubu ngubu warabaye ikintu muri korali ibintu bisaba cyane. icyo nababwira ubuse bo zibasebye satani yarasebye ni icyo basezeranye hari abantu benshi bagira gutya bakajya mu gakiza bakajya muri korali bakanaririmba bakaba abantu nyine bigaragara ko bagiye muri korali ariko nyuma y'igihe runaka ugasanga babivuyemo bisubiriye mu busambanyi bisubiriye mu mayoga. icyo mbasezeranye ngiye sinzigera mbivamo kandi se ahantu se warya waherukaga akabushete ryawe ni kera wagaherukaga nka ryari nkiri ku muhanda nabwo ari ikigabo kikagugurira wari ugakumbuye navuze ati rero nk'umuntu wabatijwe ejo reka nze ndebana twicaye tuganiremo ariko n'abantu bakeneye kumenya ngo kamikazi bimeze bite warabatijwe ejo na video barayibonye wabatijwe ikirori se cyagenze gute muri rusange kwiyakira gukora ikirori nyine mu bakiriya byari bimeze gute muri rusange? byari bimeze neza pe. hanyuma none se kamikazi ubundi iyo uryamye mu ndoto zawe ubundi ikintu utekereza kigiye kukubaho icyo uba wumva ugiye guharanira kikakubaho ugashyiramo imbaraga ni ikihe? ni ugukunda Imana kandi nkanayikorera. gukunda Imana ukanayikorera urumva bishoboka se? numva bikunda cyane. ubu ujya kuryama kabisa ugasenga gusenga uvuga ati Imana warakoze kungura mu kintu cy'uturabindi warakoze kugeza aha ngaho ibintu nta mahoro ubumva bigenda bikunda biri gukunda. hari inshuti rero yagize kugira ngo yategere ko bizonere uwo mwana kandi kasi tumusuhuza we niwe ubuhe butumwa mugenera yari twigeze kuganira akavuga ati abye mu rusengero atizwe yabe umukirisitu icyo wamubwira niwe utumwe kumubwira. icyo namubwira ibyo yabashe kunsaba narabikoze kandi yansabye kunyura mu nzira nziza yarakoze. ubu se watubwiye ko garukiye mu kangahe? ni wa gatandatu primaire. ushaka uzi gusoma se? ndabizi nyine ariko ntabwo ari neza. ntabwo ari neza no kwandika ariko wabasha no kwandika amazina yawe? iyo ntayashobora. ikintu rero wumva kigiye gukurikiraho nko kwiga kwihugura ugiye no kwiga kugira ngo ugende neza n'igihe munsi yashe twaratuganira ku bintu bijyanye n'imyuga wakiga ugahugurwa ukamera neza cyane ariko n'ugiye ubona kandi ntabwo ujya utamira kwako gafite katarahora gatamire katarahora gusa kugira ngo abantu bari babuze kwihangana ntabwo uko tuganiriye uri kurya ni ukurikiye muze kumbabarira mbanje kubiseguraho muye n'akandi kazi amasaha napanze yuko ndibuze kumutwara ahantu nyine nk'umuntu wabatijwe ejo tukaganiramo bukeya ariko amasaha ntabwo abinyemereye neza kubera ko murabona ko n'ikigoroba kiri kugenda kidusatira muraza kumbabarira nyine mbanje kubiseguraho niyo mpamvu muri buno wenda dusa n'abaganira ari no kurya ariko nirize ko bakagiramo kabukumye si ukugira disipurine nkeya ahubwo niko igihe kibica mu rugo nizere ko rero bitari uzi ko babangamira hanyuma narimo nibaza cyane ukaba watubwiye ko imyuga ukunda ari iyi ari ugusuka imisatsi biriya by'abakobwa urumva uzabishobora se neza kabisa ku buryo uzajya usuka abantu ntabibasha. nabyo ndatekereza ko kubera Imana ntibizera Imana se ndatekereza ko nawe wenda bizakunda nta kindi kintu usoma gucuruza niba ugeze ukunda gucuruza
kidakora gucuruza kandi ikindi se nacuruza ari imibare simyizi neza no gusoma ni hafi ya nabi uba wumva kubera imibare aricyo kintu cyakugora kubijyanye bavuga ati ngiye gusuka kuko byari wari gukora imisatsi nta mibare nta bintu byinshi bibari agafite yaryo bagaheruka karya ko nakaryaga agafite kuri agati abantu bataza kugira ngo bayeho nabi agafite igihuza mu kagati ariko akanyema ko mu gihe cyacu ariko nako kagiye kubona cyane minsi iri imbere wowe nakubwiye ngo ugire disipurine utware neza ureke n'inshuti mbi uri inshuti mbi mu nzira kugenda duhura nazo mu gihe runaka ushobora kuzagenda ibintu byose bigenda neza gusuka rero muri gahunda wenda wari urimo umbwira ati gusuka byo wari umubwira ko gusuka ari byo ukunda cyangwa wahitamo wabajije amakuru ushobora kugira igihe wabyiga gusuka nyine gusuka umuntu ufata amezi 3 aba abimenye ko bakubwiye amezi 3 umuntu ufata nyine uburyo uba watangira gusuka n'umuntu ukabona n'amafaranga kudoda ntabwo wigeze ubishaka no kubyiga kudoda nabyo ntacyo biba bitwaye ibyo nabyo ujya ubona wagerageza ariko icyo wahisemo kuruta ibindi ni ugusuka wakwiye gusuka ubwo turaza kubireba uko byagenda mwe mudukurikiye rero ndagira ngo mbashimire cyane kuko mwaragiye mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu byagiye bibanza ndagira ngo mbere ko cyari ikiganiro kirenga icya 5 naba nkoranye na Kamikazi mu buryo butandukanye aho yari ari ku muhanda kugeza amagingo aya umuntu akaba avuga ati nibura aho ageze siho habi ndetse naho yavuye niho habi aho ageze rero niho heza ndetse binatanga icyizere cy'uko mu minsi iri imbere wenda nawe yazaba amaze kuvamo umuntu ushobora no gufasha abandi niyo mpamvu rero nkomeje kubashimira cyane mwebwe mwese mukomeje kubana natwe n'ubundi ibitekerezo byanyu mubisigaho muri comment no kujyamo mukanyandikira kuko comment nkunda kuzisoma akenshi cyangwa se mwabona biri ngombwa mukanamamagara kuri 0783999664 tugakomeza kugenda tubana rero nari navuze ati reka ndeba ahantu hatari urusaku cyane nubwo bitaje kupfa kunyorohera ntwari yo Kami ubundi twiganiremo bukeya ejo yarabatijwe ikintu rero ndi gusorezaho nkubaza Kami tugiye gusoza ndimo ndibaza mu itorero kujya kuririmba cyangwa se gukora repetition mu gihe kangahe buri mu cyumweru muri repeta kangahe gatatu urumva uzajya uboneka nese nzajya mba ndi mu nzu ntusiyo na rimwe nyine niyo utabonetse kubera impamvu barakwihangana urabisobanura ukaba wasobanura kubera iki gihe kubera ikibazo nagize ntabwo nabonetse bakabyumva turi kuganira ku musozo rero icyifuzo dukurikije ubuzima bayemo kano kanya hari abantu badukurikiye wenda babona uko ubayeho bazi no kuba ubayeho mbere tw'igihugu ni iki kindi wumva wifuza ugikurikiyeho ku buryo bw'ati ikintu nikiboneka mu buzima bwanjye biraba byiza kurusha ikindi nifuza wenda ndamutse menya nk'umwuga nkawiga nkawufata nanjye nkatangira gukorera amafaranga byakubera byiza n'indangamuntu ukayibona ntekereza ko bizagenda neza uko ibihe bigenda bihita ubwo n'umwuga ugashyiramo imbaraga kugira ngo nawo ubashe kuwufata Kamika rero reka dusoze nagira ngo nifuje kuganira nawe kugira ngo twumve uko ikirori cyagenze kugira ngo twumve n'ikigiye gukurikiraho byinshi bitandukanye na twabiganiriye ubwo reka ngushimire wakoze cyane ngaho uryoherwa rero n'akaburushete aho ngaho n'agafiriti ubwo turakomeza kujya tubana ngewe na musaza wawe ndi hafi n'ubu nzara nkomeza kugenda ngusura sibyo se niba utangira gushaka gutunga agatelefone nyine nako nkabonye ukabonye byagufasha
sawa reka mureke rero usohoze urye kugira ngo natagire gutangira kugoroba ugere mu rugo kawe. Isano.